mwese uko muri aha nagira ngo nishimire kuba ndi kumwe namwe kandi mbaramutsa abenshi ntiduherukana abandi turabonana kenshi ndizera ko iminsi ibiri mumaze hano yagenze neza muri aho cyane reka mbanze nshimire rero n'abatugejejeho ibirori mu kanya gashize ariko cyane cyane nshimira akazi mwakoze muri iyi minsi nyine ndetse n'imyanzuro mwafashe yongera ku byo mumaze igihe mukora byubaka igihugu cyacu bitwubaka twese mbese nkakurikizaho kubifuriza isabukuru y'imyaka 25 bashimira cyane twishimira ko iyo myaka 25 hari byinshi yafashije mu kubaka igihugu cyacu mu kongera kubaka u Rwanda n'abanyarwanda ndabashimiye cyane rero nongeye ijwi ryanjye kuri keke kuri uriya mutsima mwatugaburiye ndabashimiye ndashimira abari n'abategarugori babaye igitekerezo baba igikorwa kijyanye n'ubumwe bw'igihugu cyacu birangwa na Unity Club ndabashimira cyane ubwo tujya tuvuga kandi duha umwanya ndetse twifuza gutanga umwanya uhagije kurusha ko wenda tubigenza buri gihe abadamu abategarugori abari mu mateka yacu mu buzima bw'igihugu cyacu nta wabura gukomeza kubashimira ndetse nizera ko muri ibyo byose ari garagara ari bindi tubatezeho byinshi biri imbere ndagira ngo mbisubiremo ko mufata umwanya uhagije mu buzima bwacu natwe tukabona imbaraga tukubakiraho abagabo ntabwo nabirengagije ntabwo iyo uvuze umugore uvuze umugabo iyo uvuze umugabo uvuze umugore niyo uvuze umugabo uvuze umugore ni magirirane rero
ariko mu buzima bwacu buri wese hari ubwo agira uruhare rw'akarusho ariko icyangombwa ni ukuzuzanya. Buri wese agira ibyo ngibyo mu buzima bwe ku giti cye, ariko biba byiza kurusha iyo twujujanyije. Nanjye ndi mu bagira amahirwe yo kugira abari n'abategarugori mu buzima bwanjye, uhereye ku bakubyara bakurikizaho abo mushakana, bakurikizaho abo mubyara, ndetse abagira amahirwe abo mubyara nabo bakabyara, ndetse bakabyara abakobwa, ibyo mvuga ku giti cyanjye ndabizi ko bisangiye namwe mwese cyangwa benshi muri mwe. Mu buzima bwanjye bw'akazi hari abakuyobora, nagize abanyobora igihe kimwe ku ruhande rumwe, nkagira n'abanyobora igihe cyose. Igihe kimwe ubwo ni hanze mu kazi gasanzwe, abakuyobora igihe cyose bikaba abo mubana. Abo tubana rero nyine ni abavuze, guhera ku bakubyara, kubo mwashakanye, kubo mubyara n'abo babyara. Kugeza ubu ndacyafite ayo mahirwe amfasha no ku kandi kazi nshinzwe. Namwe ayo mahirwe ndayabifuriza, kandi murayafite, ariko ushobora kugira amahirwe ntunanamenye ko uyafite. Icyo mvuga rero, abafite ayo mahirwe bakaba bayazi bakayumva ko bayafite, ni byiza dukomerezaho. Abayafite ariko ntibabimenye, babimenye. Abayafite ntibashake kuyamenya, tuzabafashe bashake kuyamenya. Ibyo ni ubuzima, ubuzima bw'abantu, ariko bikavamo n'ubuzima bw'abantu nk'igihugu. Igihugu cyacu cy'u Rwanda, amateka yacyo, aho tuva n'aho tujya mu bihe bitandukanye,
turayazi ndetse na benshi batubwiye ubuzima bwabo ibyo banyuzemo ibyababayeho bitandukanye n'amahirwe bagifite yo kuba bakiriho ibyo byose ni ubuzima buranga abantu biba umuntu umwe bikaba ku wundi bikaba no kuri twese igihugu rero kukibamo kukiyobora kukiyoborerwamo uko kibana n'ibindi bihugu n'abandi bantu byose bifite aho bihurira aho ngaho niyo mpamvu ihera ku muntu umwe ku giti cye buri wese uko yicaye hano hari wowe umwanya wawe urahari uruhare rwawe rurahari igihe ukiriho ufite icyo ubereyeho kugeza igihe uzaba utakiriho icya mbere tuberaho kuri twe umuntu aba ariho icya kabiri uberaho n'undi muntu ubaho ku giti cyawe ukabaho no ku giti cy'undi muntu n'undi nawe nuko bimera ubwo bivugitse bityo ukumvikana ko ari abantu babiri ariko ni umuntu umwe n'abandi bose n'igihugu iyi Unity Club ni ikimenyetso cy'aho tuva aho tujya n'ikitugira mu rurimi rw'amahanga Unity Club muhere kuri Unity ubwayo Unity ubwo bumwe ni ikimenyetso it's the core of who we are the core of who we are without leaving anyone outside of that. Rero Unity Club ni ikitwibutsa nicyo gitekerezo gihoraho ni icyo kituranga gifashwe n'abantu mu ntoki gahora n'umuntu Unity Club ifite icyo kituranga ifite iryo bendera ryacu nikitwibutsa turabashimira ko mwabitwibukije ndetse bigahera no ku abategarugori ariko byazanyemo natwe twese abagabo
mu buzima rero busanzwe hari intambara nyinshi tumaze kurwana cyangwa tuzakomeza kurwana. Nanone bishyize mu rurimi rw'amahanga, imyaka ibaye 20, in fact whole generation, imyaka 30 kawe ko mbyita. Muri iyo myaka 30 turacyarwana urugamba rumwe, just fighting a war. In it, we have fought hundreds, if not thousands, of battles. We have not won the war, we have just won the battles. Winning the war means that at some point you have settled down because you have reached what you had determined as the end goal. Ukuvuga ngo ingamba twarwanye nyinshi ndetse nyinshi turazitsinda, ariko intambara yo ntirarangira. Intambara irangira ari ukugeze ku ntego yo watekerezaga n'ubundi ushaka kugeraho. Intego yo ni iyihe kuri twebwe ku Rwanda uko mbyumva? Intego ni rwa Rwanda ruvuga ngo turashaka iterambere, turashaka prosperity. Tumaze kugera kuri prosperity. Prosperity ni ukuyigeraho through transformation, through these battles you fight year in, year out. Transformation inyura muri bwa bumwe tuvuga dushaka buri munsi guharanira. In fact, intego niyo ni ubumwe, ni prosperity, iterambere, ni stability. Kuvuga ngo igihugu gitekanye, gifite amajyambere, gifite ubumwe. Ntabwo turabigeraho, turi mu nzira nziza gusa. Turi mu nzira itsinda intambara ukwishe, ndetse turi no mu nzira ikabakaba kuri buriya bumwe bwuzuye, sinzi ko navuga ko bujya bwuzura, ariko bigeze ku gipimo. Iyo uri kuri 40%, 50%, 60%, ntabwo ari nkaho uri kuri 90 n'ibirenga ku ijana. Iyo wagezeho wavuga ko wahageze. Ntabwo rero twagera ku iterambere, ntabwo twagera ku mutekano uhagije wacu tudakomeje bwa bumwe, tudakomeje
kugira ngo umuntu wa wundi navuze nahereyeho uko yireba abareba n'abandi, icyo yifuza abacyifuriza n'abandi, nagera ahashimishije yumve ko n'abandi nibategeraho bumva bishimye, nawe buriya ntabwo arahagera. icyo nshaka kurangirizaho kuri icyo gitekerezo ni iki rero: ni uko akenshi biroroha mu mvugo, buri wese arabyumva, yari ikiganiro, yari ibitekerezo umuntu atanga, birumvikana, buri wese usanga abyumva, buri wese arabisobanura ndetse bikagaragaza ko abisobanukiwe. ikibazo gihoraho iteka, ikibazo gitinza byose, ni ukutera intambwe ukava kuri kwa kubyumva ukagera ku kubishyira mu bikorwa. twagira dute, twahora dutera intambwe dute kugira ngo dushyire ibintu mu bikorwa? n'uwabyumvise, n'ufite inshingano, n'ufite amahirwe yo kuba ariho, kandi ubundi izo ntambara zihitana benshi, abigira ibye ate? bimuyobora bite mu bikorwa? ibikorwa bivamo ibintu bigaragara bitugeza hahandi twifuza, ku iterambere, ku bumwe no ku mahoro. muri iyi minsi ishize itari myinshi, nagiye mpura n'abayobozi bayobora ibihugu bimwe mu biganiro. ibihugu bimwe binyura mu bibazo nk'ibyo twanyuzemo, tukaganira. muri ibyo biganiro akambwiraho uko bameze, akambwira imbaraga bamaze kubaka, ukuntu umwanzi bamugejeje kure, bamutsinda, ndetse biteguye no kurangiza icyo kibazo cy'umwanzi. ndamubwira njye ntabwo mpanura, ariko ushobora gutanga ibitekerezo nk'ufite ibyo yabonye, nk'ufite ibyamubayeho. ahoze muvuga uwariraye, njye nkunda no kongeraho n'uwarigenze, ariko uwariraye ubwo ni ijoro, uwarigenze njye mbavuga ishyamba. byombi ufite icyo ubihuriramo nabyo, ufite icyo ubihuriramo nacyo. uzi uri mu ishyamba ugenda wenyine, ibyo ushobora guhura nabyo murabizi. mu ijoro cyangwa na ku manywa, iyo uri mu ishyamba wahura n'inyamaswa, wahura n'abantu batari beza. ubundi abeza ntacyo baba bakora mu ishyamba,
abadafite imigambi deni na rya joro rero abantu bagenda nabyo ijoro naryo baba bavuga icyo ushobora guhuriramo nacyo kitari cyiza n'uwo mwijima bawugendamo so abo bantu ndababwira ariko ntige bitewe n'ijoro naraye n'ishyamba nagenze n'ibyo nahuriyemo nabyo kuba urwana n'umwanzi ukamutsinda ndagaruka kuri cya kindi nahereyeho you may win battles utsinda urugamba ariko ntabwo uba utsinze intambara you win battles but you have not necessarily won the war. Now when you win the war when you and your enemy find peace. So nibyo byose dukora natwe ku Rwanda. We have to win the battles, but we have to win the war by finding stability and peace for our country, which I think tugenda tubigeraho. Ibyo rero nabyo ndongera nsubira inyuma gato. Navuze ko kubyumva byoroshye, kubikora ari byo bigoye. Kandi kuri buri wese. Ndashaka kuvuga ko uko twicaye aha twese abayobozi mu nzego zitandukanye z'u Rwanda, waba uba hanze waba uba mu Rwanda, igihe buri wese atarumva atari koge aho nkora ibyo nikorera byanjye bintuze umuryango wanjye mu nshuti zanjye dukorana dute tuganisha he muri ya nzira tugera he ugomba no kwipima ugomba kubaho igipimo uvuga uti tumaze turagenda dutya intege zacu zingana iki intege nke twaba dufite tuziterwa n'iki twazubaka dute byose uganisha kuri ya ntego rusange duhuriyeho kandi intego yo ni imwe intego y'ibimwe intego ikubiyemo bya bindi bitatu navuze ubumwe iterambere stability n'umutekano sesuye buri cyose cyo ukora ukitekereza naho uganisha naho ushobora gutandukanya imyumvire mu mikorere ko turaha dushobora kuba dufite ibitekerezo bitandukanye bivuga ngo ngewe ariko kugera kuri ibyo bitatu nanyura hariya undi ati jya numva nanyura hariya undi ati jya ndumva hari ibindi twakora aho dushobora gutandukanya ariko ntabwo nzi ko